Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ni mugero wo mutagatifu. Uyu munsi rero ntago byoroshye, ibintu ni sawa cyane. Nkuko mubizi rero ni Chris Pro nk'ibisanzwe. YouTube channel yacu yitwa Chris Pro Media TV. Akaba ari YouTube channel yaje kugira ngo kuri entertainment, showbiz katolika. Mukaba maze kwimenyera rero ko hagenda haca amakuru agiye atandukanye y'abastar, ibitaramo, indirimbo nshya zasohotse, abahanzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo muri showbiz gatolika. Yes, uyu munsi rero abana bayitiyemo yuko buri munsi tujye kuzajya turekura ikiganiro buri munsi aho ibintu bigeze, amakuru arimo trendinga. Akaba rero ari ibintu bigiye kuba ari ibintu biri permanent. Kuva uyu munsi buri munsi mugenda mubona updates zigiye zitandukanye, kandi twishimira cyane kubana namwe muri bino biganiro. Abantu rero batari bakora subscribe, umuntu usiye na YouTube channel bwa mbere, kanda kuri karakantu kanditseho subscribe. Nta kindi kintu bigusaba, nta mega bitwara gukanda subscribe, kandi nta ikindi kintu na kimwe biri bugutware cyangwa amafaranga. Wapi ni ugukora gusa ubundi ukituriza, n'indi byose bikazajya byizana. Kandi nyine dufasha kugeza ubutumwa aho bugomba kugera. Nabwo uraduteye inkunga, ndetse nawe ubwawe nyine udufashije kugira ngo ubutumwa bugere kure. Rero ni Chris Pro nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye gutangirana n'agaseke gapfundikiye. Uyu munsi mufitiye abantu bakomeye cyane barimo barategura ibintu bidasanzwe. Ese uri tayari? Uri ready? Kora kuri subscribe, ubundi ndaje nkwereka utuntu twikorera. Yes, uyu munsi rero mu makuru ngiye kubacishirizaho ni igitaramo kirimo kirategurwa muri no minsi iri imbere. Igitaramo gikomeye cyane kiryoshye, n'abantu bamenyereyewe mu kudutaramira tukishima tukamera neza cyane. Bakaba bidufitiye rero igitaramo muri no minsi iri imbere. Kikaba ari igitaramo nyine n'ubundi cyo gusingiza umubyeyi Bikira Mariya. Nkuko bamwe mumaze kubibona, mwagiye mubibona hano muri aya mashusho arimo aragera atambuka. Ni abagabo batanu rero bagiye kudutaramira. Ni yindi nshuro bagiye kudutaramira. Mbere baradutaramiye, ubu bagiye kongera dutaramira nanone, ariko cyane bibanda ku mubyeyi Bikira Mariya, ko igitaramo cyabo kizaba ejo bundi, ngo ku itariki 15 z'ukwa munani uyu mwaka 2024. Tukaba tugiye guhurira hano haruguru rwose, ubundi ibintu tukabikora neza. Reka mbahe detail rero y'uburyo ki igitaramo kimeze, naho kizabera nuko bizagenda. Iri ni itsinda rero rikomeye cyane ryitwa The Five Bright Singers. Aba ni abahanzi rwose bamaze kugera ku ntera ishimishije. Bagiye badukorera indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, arizo zizingizi zikurikira. reka nshime ku babyeyi wampaye, ku bibondo wampaye, ntari ndabikwiye, Yezu naje kugushima.
Touchable, then we touchable. Anytime touchable, then we touchable. Ugosera c'era navukaga intoki zanje zikabakaba isi nshya izuba naryo rikarasa mu maso yanjye inkuru nziza zongorera mu gutwi nahisemo wowe mana iyo mbonye izuba rirenga nshakisha inyenyeri zimurika. Oh yes, murabona ko rero ibintu ari fresh urabona ko batazadutaramira ku busa ahubwo hari byinshi bamaze kutugezaho. Hari n'abajyaga babona ariko ntibamenye uko ibintu bimeze nyirizina cyangwa se uko bameze cyangwa se ibyo bakora bishingiye kuki cyangwa se ariko iri tsinda ry'aba bagabo bajya banaririmba no mu misa kuri batanu rwose ibintu bikagenda neza. Nk'izo ndirimbo bagiye bakora rero reka mbereke nihuse cyane kubera ko sinshaka gutinda kabite mbereka ibitaramo bagiye bakora uko byari bimeze indirimbo bagiye baperforminga uburyo cy'abantu bari babishimiye. The Bright Five Singers. The Bright Five Singers imeze neza iraryoshye amajwi meza ibicurangisho byiza abantu beza bitabiriye konseri yabo turashimira Imana cyane Imana ihabwe icyubahiro tubifurije gutera imbere gukomereza kuririmbira Nyagasani kuko umuririmbire nta gahombo. Murakoze, nitwa Robert Makuta ndi perezida wa Chœur International. Ubu nkaba naje mu gitaramo cya The Five Bright Singers. Murabibona ko rwose ni igitaramo cyiza cyane, ni igitaramo cyanogera buri wese. Nkaba gusa nishimira yuko badukoreye ibintu byiza kandi n'abantu bose nkabashishikariza ko n'iby'ubutaha byakitabirwa n'abantu benshi kuruta abangaba. Bakoze cyane rero badukoreye byiza kandi Imana ibaduhera umugisha. Yes, twitabiriye igitaramo cya The Bright Five Singers. Ni abahungu beza bigaragara ko biteguye neza cyane. Barimo urabona ko biteguye neza bafite uburyo indirimbo zabo ziba ziri ku murongo imiririmbire ariko cyane cyane bakagirana imyimerere yabo. N'abahungu bitegura ariko n'abahanga bagiye bafitemo n'abahungu bazi guhimba neza ku buryo utitabiriye igitaramo cyabo waba ari ukunyagwa zigahera. So ndi mu gitaramo cyabo rero bimeze neza barakubitamo utuntu tw'udukasike bakajya kurya bagashyiramo izo kubyina ni ibintu byiza cyane. Ni abahungu bazi barabyegeranya bigatungana. So twitabiriye rero kimwe n'abavandimwe bose bari hano. Bigaragara ko abantu barabakunda. Of course menya ari intambwe ya mbere bateye muri iyi direction yo mu majyepfo ariko babikora neza kandi turabakunda. Nyuma ya hano ngira ngo bizaba extended bibe binini kurushaho bikure hanyuma biryohe kurushaho. Yes, concert nayibonye neza cyane. Five Bright Singers ni abantu dukunda, ni abantu badukorera ibyiza, ni abasore bitanga kandi bazi kuririmba. Uyu munsi rwose batugiriye neza, baturirimbiye neza, turishimye cyane bitabaho kandi tuzabagwa inyuma. Murakoze cyane nabo bakoze baturirimbiye neza. Imana ibahe umugisha kandi bakomereze Imana. Thank you.
murakoze. Nitwa Hakizimana Bonaventure bazi ku izina rya Karimu, ndi perezida wa korali Angels Day yo muri paruwasi Saint Andre Gitarama. Naje muri iyi konseri ya The Five Singers, byashimishije cyane, bitegurana ubuhanga, n'abaririmbyi bazi kuririmba neza, mbese biteye ishema ni ukumva indirimbo zabo. Hari igihe wishima ukabura icyo ukora, ukabura gukoma amashyi ukumva warira. Natwe nka korali Angels Day tuba dukopera kuko hari byinshi tugomba gukora kandi tugakorera abakirisitu kugira ngo bishime. Natwe rero turabikopera, turabigenderaho cyane. Kuza kureba ntabwo ari ukuza kwishima, ni ukuza gukopera kugira ngo natwe tubashe gutera iyo ntambwe, tubashe kugera ku byiza by'abandi, mu gutera ikirenge mu cy'abandi bateyeho. Murakoze cyane, uko ibintu ni byiza rwose, mukomeze turyoherwe. Iyi korali koko irashimishije, imaze kugera ahantu hakomeye cyane nk'uko natwe twifuza kugeraho aho igeze. Murakoze cyane, mukomeze muryoherwe n'uyu mugoroba. Murabona rero yuko byari ibintu biteye ibyishimo by'akataraboneka, abantu bari bishimye bameze neza cyane, ubona ko bari baryohewe kabisa. Abasore barashoboye nkuko nagumye kugenda mbibereka. Ushaka amakuru menshi kuri bo arajya kuri YouTube, narangiza yandikamo The Five Bright Singers, narangiza arayitabona indirimbo zose bakoze ndetse na bino bitaramo uko byagiye bigenda. Cyangwa se ukandikamo ubu ndatamba covered by Five Bright Singers. Ubwo rero abasore barashoboye, murabona ko ibintu byari biryoshye. Noneho mwibaze ko uburyo kibigiye kugenda ubu ngubu. Muntu wanjye aho uri hose, ndagira ngo ngusabe ejo bundi Lokenz tuzahurire hariya Saint Famille, ubundi dukurikirane aba basore, ubundi turonke ibyishimo by'umubyeyi Bikira Mariya, twishimane nabo, ubundi twizihiza Assomption neza dutunganye. Yes, reka mpite mbaciramo muri make rero ukuntu ibintu bizaba bihagaze. Ni concert ya Assomption ya The Bright Five Singers, nyine nkuko nakomeje kubivuga ngo The Five Bright Singers cyangwa se The Bright Five Singers izaba kuri 15 z'ukwa munani uyu mwaka nyine 2024, hariya kuri Saint Famille, iruhande rwa swimming poolside. Ikonseri ikaba izatangira ku isaha ya saa moya z'ijoro ikarangira saa 4 z'ijoro. Murumva ko rero ku mugoroba hazaba harimo harashya ko. Ikindi cy'umwihariko kwinjira bazaba ari ubuntu.
parking y'ubuntu nayo izaba ihari, icyo kunywa n'icyo kurya rwose hariya uzakibonera ku gihe. Ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara 0788 41 876 cyangwa se 0785 66 nkuko murabibona kuri screen zanyu. Aba rero ni The Bright 5 Singers. Ngiye nkunda kuvuga ngo The 5 Bright Singers, ariko niba nkunda kubyibeshyaho bambabarire kuko mba nabyitiranyije. Ibyo rero abahungu muze tubashyigikire, bakomeze batera imbere kandi urumva ko bari mu murongo muzima. The joyful tune in your step often be so sweet on the sunny side of that straight I holds to wall in the shade. Hey, this blues parade, but I'm not afraid because this rover's been overed, and if I never have a cent, I'll be rich like Rockefeller. Reka mfate umwanya nshimire mwe mwese rero twabanye, kandi nkomeza kubasabira ngo Imana ibafashe kandi ibahe umugisha mwinshi kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho, roho yacu iture mu mubiri muzima nk'uko byanditswe. Rero twese duhurire kuri Sainte Famille hariya ku munsi wo kwa kane umusibejo ku itariki 15 nyine ku munsi w'ijyana mu ijoro rya Bikira Mariya, ubundi dutaramane n'aba bahungu The 5 Bright Singers cyangwa se The Bright 5 Singers, ubundi turyoherwe twese. Rero mukomeze mugubwe neza, nizere ko buri wese agiye yamaze gukora subscribe ndetse like yanditse muri comment, tugasharinga ibitekerezo by'uburyo cy'ibintu byazajya bikorwa kugira ngo dukomeze tumagerwe. Rero komeza ugubwe neza, Nyagasana kwiyereke kandi umubyeyi Bikira Mariya ahora dusabira mu ijuru kandi aduhakirirwe ku Mana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, tubone internet ndetse tunabasha kubona ibiganiro ku gihe. Gaho rero mukomeze mugubwe neza, Imana ibahe umugisha. Yari Chris Pro.